Bantu banjye rero ahangaha wahageze neza ni Kumanda TV, mbanje kubasuhuza mbaha ikaze hano ku muyoboro wa YouTube ubagezaho amakuru ku Mihanda TV show. Tugiye kugaruka ku nkuru rero ya wa mugore wahanze azabatsinda Kagame. Rero yamaze kubakirwa inzu y'akataraboneka, inzu ya hatari kabisa, ni inzu nziza cyane yubakiwe hariya iwabo kabisa. Rero ntusaba gukora subscribe, share and comment, tukareba amarangamutima afite, ibyo yatangaje, ibyishimo afitanye n'umuryango we. Reka dukurikire inkuru yacu. Nabyakiriye neza cyane, ndimo ndabyumva kuva mu birenge kugeza mu mutwe, n'ibyishimo gusa, mu mutima ho birarenze, n'ibyishimo byinshi kuri njye n'umuryango wanjye. Iyi nzu nta minsi myinshi itwaye, urabona dusoza kampeyini, twamaze gusoza, akarere karishima, FPR irishima ku gihangano nari maze gutambutsa. Iyi nzu bayitangiye mu kwezi kwa munani, mu matariki ya mbere. Ntabwo imaze igihe kinini, ni amezi 2 yonyine itwaye. Ntabwo nigeze mbitekereza, nta n'ubwo izo ndoto nigeze nzigira, kubera yuko nabonaga iyo mfite nkabona ubushobozi kugira ngo nzagire ubwo bushobozi bwo kuba nagira inzu nk'iyi, ntabwo nabikekaga, nta n'ubwo nabitekerezaga. Imbere hariyo urubaraza narwo rurimo amakaro n'inkingi 3 nziza zisize irange. Mu mbuga harimo igiheri, harapavomye, hari akajaride kahari iruhande rw'aho ngaho mu mbuga. Imbere mu rugo hariyo ikiraro cya kijyambere, hariyo ikigega cy'amazi, hariyo robine bahashyize, hariyo igikoni cyiza gisa neza gisize irange, gipavomye nacyo. Ibyumba nabyo 3 birahari, bishashe neza, birimo amamatera asobanutse, amakuru. Nk'uko ubyiboneye n'amaso yawe rero, baravuga ngo Imana yaje mu buzima bwawe byose birakunda. Uyu mugore rero ku ndirimbo imwe yasohoye bitumye abaho neza, aba mu nzu nziza, ahindurirwa ubuzima muri rusange. Umugore yahanze indirimbo rero azabatsinda Kagame, iyitingana indirimbo nyinshi cyane zirimo iz'aba Bruce Melodie, ba Bwiza, ba Lil Ways, ba Juno Kizigenza, ariko iyi ndirimbo niyo yakoreshwaga ku masite yose yabaga aritora ku makampeni yose. Ni indirimbo bashyiragamo ibyiza, abantu bararyohewe cyane, yisanga imbere. Uyu mugore nawe ineza yayisanze imbere nyuma yo guhangira umukuru w'igihugu indirimbo, ikaba imuhinduriye ubuzima. Inkuru zacu zo ni nyinshi cyane. Tukiva kuri uyu mugore, indi nkuru utajyaho ni iya Bruce Melodie wagiye kuri stage akaremba indirimbo y'abandi yo mu Swahili kabisa, ariko byari show. Reka tumurebe nawe uko byari bimeze. Ubwo nyine rero twanambutse, twagiye hariya kabisa mu karere ka Rusizi. Ejo ku cyumweru byari ibicika mu bitaramo bya Iwacu Muzika. Umuhanzi Bwiza niwe wabimburiye abandi, arabanza atanga show ku bantu benshi, ibihumbi n'ibihumbi bari bitabiriye biriya bitaramo, dore ko kubijyamo biba ari ubuntu hariya mu ntara yo hanze y'umujyi wa Kigali. Bwiza rero yatanze show ku bantu benshi bari bahari, nk'uko uri kwibona. Abantu bamwishimiye, baramuryoherwa ku ndirimbo ze nziza cyane ari gushyira hanze muri ino minsi. Ni ibintu byari byiza cyane, byari show. Wowe icyo nkusaba gukora subscribe, share and comment, ibiganiro byacu ukajya ubibonera ku gihe. Reka turebe n'izindi nkuru ziriho, aho abahanzi benshi cyane barimo
Bruce Melodie ba Papa cyangwe bose bari bahabaye cyane na Keniso nawe nguko tubarebe. Nk'uko uri kubibona rero Bruce Melodie nawe yarahabaye cyane nk'umuhanzi ukoye abandi baba bitabiriye bya bitaramo, ariko nk'uko ubibona ku maso yanjye nanjye uyu munsi performance ye ntabwo yari nziza cyane, uyu munsi rwose Bruce Melodie yagize stage itari hejuru cyane, yarushijwe n'abahanzi bose barimo nka Bwiza Bushari bose nabo turaza kubareba hano imbere, ariko nk'uko ubibona rwose performance ye ntabwo ari hejuru cyane. Bruce yabaha indirimbo nyinshi, we atarama nijoro ari kubacyura, niwe ubaherekeza, ariko njye ndabona atakoze stage nziza cyane, nawe reka tumurebe. Uyu Rusiz nawe ni umuhanzi wageze kuri stage abantu bajya mu bicu kubera ko akundwa n'abana cyane, reka nayo tumurebe byari show. Rusiz ugira hiti cyane, indirimbo ziwe zigakundwa cyane, impamvu akundwa n'abana nuko indirimbo ziwe zikunze kuba zirimo utuntu tw'udupupe kabisa, imbyino ze, uburyo aba editinga video ziwe, ni biri mu bintu bituma video ziwe zikundwa cyane zikagera ku rundi rwego. Akaba ari umwe mu basore bamaze kuzamuka kugera ku yindi level kabisa, abifashwamo na Junior Giti, biba ari neza cyane, biba ari byiza cyane. Njyewe kabisa nabagereye hariya Rusiz bya show, nizo nkuru nyinshi mfite, nizo ndi kubaha cyane. Ikimutse ni ukora subscribe, share and comment, tugakomeza tukagendana n'ibindi biri imbere. Bushare rero ni ukubona wanga kuri stage, ni umuhanzi ukora kinya trap, ariko ni umuhanzi ukurwa n'abafana pe, afite abafana rwose, ajya kuri stage ukabona ko abantu bamuzi bamuryohewe. Bushare rero yageze kuri stage, ari indirimbo zimwe na zimwe za kinya trap, za nitwebwe, ewana baha umuziki kabisa. Bushare rero umusore wariya Gikondo bose ari Rusiz ari kubakubita amahiti ya danje, ababwira ati kinya trap muri kuyumva neza cyane, turimo kogera mu matwi, bamwe namwe babyumvishe kabisa, urabona ko ari umusore uri hejuru cyane.
indi nkuru rero nk'uko uri kubibona hano, RIB yateye muri yombi umupadiri ukurikiranyweho gusambanya umwana. Rero ino nkuru irasekeje kandi inatangaje cyane. Buriya hari ibintu tujya tugenda tureba gutyo tukabyihorera, ariko buriya ikintu cyo gufunga insengero ni ikintu cyakomye mu nkokora abantu benshi, kuko wasangaga bamwe bagiye mu nsengero, bagiye ahantu nyine ngo gusenga, mu kuvuga Imana, bamwe ntibaboneye umwanya wo kujya muri ibyo bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko urabona ko rero na padiri yabuze aho agera, avuga ati kaze birangira rero aguye mu cyaha, reba uko nigenza. Yego RIB yacyabikoramo iperereza, ntabwo nabihamya neza ko ari byo, ariko kuvugwaho n'ibyo ngibyo ntabwo aba ari ibintu byishimo uri padiri. Rero padiri bizwi ko bari mu bantu batagera no kuri iyo ngingo, batazanashaka kumva ngo iyo nkuru irimo kumuvugwaho. Ni ibintu biba bitangaje cyane pe. Iyindi nkuru sasa ni umusore wakoze umubiri, yitwa Rutambi. Uyu musore yarubakitse koko. Rero amaze nyuma yo kwishimana n'umukunzi we kabisa, bafitanye ibihe byiza, basohokanye. Rero amujyana ku mazi, arambwira ati wowe ndagukunda, nta wundi muntu abona imbere yanjye uretse wowe. Rero yari yamusohokanye, ubona ko ari kwishima cyane. Uyu ni umusore wateruye ibyuma, ajya kura hanze kabisa. Kubera iyindi nkuru rero, Davido umuhanzi wo muri Nigeria, ariko hari pati yagiyemo kabisa, akajya asuhuza abantu bamwe apfukamye, bivuga ko ari icyubahiro cyinshi yari kubaha, ababwira ati ndabakunda cyane. Tukiri muri Nigeria, uyu ni Tiwa Savage y'imyaka 48 hafi 50. Reka tumurebe turamuvugaho nyuma. Uyu muhanzi rero yitwa Tiwa Savage, ariko uburyo agaragaramo ni ibintu bitangaje cyane. Uyu muhanzi ni umuhanzi ubura imyaka 2 yonyine ngo uzuze imyaka 50, ariko uburyo agaragaramo kabisa ni ibintu bitangaje cyane. Amafaranga yaragiye ayakoresha umubiri, yigira umwana muto w'imyaka 20. Nk'uko uri kubona rero, aya ni amafoto amugaragaza ukomeze, ariko ntiwamenya ko afite iriya myaka yose. Uyu Tiwa Savage rero yamaze gukora igitaramo, arabyina cyane, abantu bavuga ati se uyu nguyu yaba ari wa muntu tuzi imyaka yiwe. Gusa bikomeje kuba amayobera ku bantu benshi bakomeza kureba ibitaramo byiwe, ntasaza. Ni ibintu utamenya uburyo abikoramo. Uyu rero niwe uri kweba rwose, arateye, ameze neza. Bamwe bamuyoberaho bagira ngo aracyari muto, ariko arakuze cyane. Kuba akuze n'ukuntu agaragara ni bimwe mu bintu bituma anakundwa cyane, kubera ko biyobera benshi bagashaka kumumenya. Rero yitwa Tiwa Savage, ni umuhanzi wo mu gihugu cya Nigeria. Nguyu yakoze amahiti kera cyane rwose, ewana yavutse kera, afite imyaka myinshi. Tiwa Savage, umunya-Nigeria ukiri kuri on top, kandi afite imyaka irenze 40. Umuntu aba yakuze cyane kabisa. Wowe icyo nkubutsa ni subscribe, share and comment, ukatubwira ibintu uri kubona bimeze neza, ukadushimira. Uyu ni umuhanzi w'umunyarwanda yiswe Yamano, nawe afite indirimbo nziza cyane yiswe Si ibyanjye. Reka tuyumve. Agahora yisomesha Bible, akabipostinga, habe no gutegereza, yahise agenda nta gutekereza.
sawa rero ndabakunda cyane, ahangaha ni ku Muhanda TV, icyo nkutse ni ukora subscribe niba utarayikora, n'uwayikoze cyangwa n'uwayikoze agasharinga n'abandi bakayikora. Ndabakunda cyane, ibiganiro byacu n'amakuru ni akagaruka, murakoze cyane.